hari n'ababikora atabatumye gusa kugira ngo babivugire ku karubanda bashimwe, noneho bakirengagiza n'ibihe twabanyemo. Iyo mbonye rero biri gukorwa n'indushyi mugenzi wanjye, napfukamiye nkaririra ngahamagara ijuru, mpita mvuga ko no gusenga dushatse twagira gute, twabigendamo gake, kandi Imana irabireba igaceceka. Hari igihe Imana igutanga ukamera nka nyezamu, bikaba ngombwa kurinda izamu. Hari igihe Imana ibyemera. Imana yarabyemeye, umbabaza nambabaze vuba, umvuga naba mvuge nabi vuba. Hariho umunsi nzacana wake, kandi umutwaro uzamva ku mugongo. Nawe abigizemo uruhare, nawe nshinze umuruho wanjye. Hari igihe utekereza ukabona isi iri kugusiga. Kuba ndi ku Kamonyi naho bikaba byanze, simfite uwo ntakira. Ntawe mfite mbwira. Ijoro ryanjye rimbera rirerire, amanywa akaba maremare, ariko mfite Imana yatabaye abandi, nanjye zanyibuka. Gusa nari mvuze ngo barekeraho, bagarukiraho. Umuntu wakoreye Imana uko byagenda kose agapfa guseba, araseba, ahubwo Imana iramusebezura. ntabwo ajya apfa guseba. Baraseba kuko guseba twarasebye. Njye narasebye. Sinzi, navuga ngo haba guhirwa. Wowe rero ubona ko worohewe, umusonga ugabanutse, umuntu ajya yoroherwa hano mu isi, ntabwo waba amahoro masa. Ariko nimba ubona worohewe, zenguruka bucece, ushime Imana, witurize, kuko ntabwo uzi ibiri kukwirukaho. Ibiri kukwirukaho ntabwo ubizi, kandi umuntu asiga ikimwirukaho, ariko ntabwo asiga ikimwirukamo. Hanyuma twisubira inyuma gato. Uyu munsi ugaragira umugisha, nzana n'abavandimwe tugusura aho utuye. Nabwo twasanze nabwo ubuzima ari ugupfundikanya, ntibimeze neza. Ngiye ni ku ruhande rwanjye, niko mbivuze nk'umuntu wahageze. Nawe nimba ushaka kuzaza kuhareba, uzaze urebeho Sandrine, naba nawe urebe ubuzima abayemo. Birashoboka ko wenda ubutaha mutazahansanga. Kubera iki Sando? Kandi ntabwo ari ngombwa ko nari gutera kamera muri kwinjira. Ntabwo ari byiza. Ariko no kuba mwaje mwakoze. Hari igihe umuntu agera agakenera no kubona isura y'abantu. Burya abantu ni beza, abantu nibo baduha kandi nibo batwima. Yego. Kuki uvuze ngo ubutaha dushobora kuzana tugusanga hano hantu utuye? Yego, ko ntabwo ahangaha ntabwo ari iwanjye. Urakodesha? Yego. Uteganya ko ushobora kubura amafaranga y'ubwishyu bw'ikode cyangwa hari iyindi mpamvu? Yego, byose birashoboka, ariko Uwiteka niwe ubizi. Baravuga ngo nawe uvumira itararenga. Aha hantu wakodeshaga ngahe kugira ngo abantu bumve ko bihenze? Dore ko hari abantu bari buze kwibaza ngo ese iyo nzu bashaka gusoramo Sandrine niyo kwishyura n'abana be ikodeshaga ngahe?
ntabwo ari ngombwa igiciro, hari n'igihe umuntu agutiza kubwira ati igihe iki n'iki nikirangira uzagende uzaba uvuye mu nzu. Abantu nyine muri kubyumva, ubwo wari waramutije n'inzu nawe agiye kuyimwirukanamo, ngo bivuze ngo tumubura wo gutangira kujya kwikodeshereza. Sandra urumva basi se niba kwirukana muri iyi nzu y'abandi bari baragutije gukodesha bitazakuvuna? kuvunika nibyo menyereye kandi nta muntu ubona ikintu kitamuvunnye. icya mbere ni ukuba umuntu ahumeka, nyuma y'ubuzima ibindi biza bidusanga. urwo rupapuro rwo kwa noteri se uracyarufite cyangwa ntarwo ugifite narwo? Ndarufite. Ruri hano mu rugo? Yego. ndaza kuza kurwereka abantu kuri kamera bareba ko rumeze. Ari abantu buriya umugani we bemera babonye, ariko Sandrine ari mu bihe bitamworoheye. Hari igihe umuntu agera mu bukene, n'ibijumba waryaga mu murima ntibyongere kweramo, cyangwa se naho ku muhanda bajya kubigura 100 babigarure. Ako kubera Imana ugakomeza ukabaho. Uri kukureba gutya arabona ukomeye, ariko muri wowe uri gushengagurika. Yego ndakomeye byanze bikunze kuko nakomeje abandi. Ntabwo nagera mu kibazo rero ngo ntenebuka burundu. Ariko ntabwo bisanzwe jyewe, ntabwo njya mpfa kurira. Iyo ndize biba byakomeye. Umuvandimwe umbwiye ngo nta mugore ukomera, ariko Sandrine ntabwo ngira ngo umufata nk'umugore, ni umugore gabo. Hari igihe we afite ibibazo byinshi ariko nta mugore ukomera. Ariko ni umugore gabo yakomera. Ni uko yari yemeye ko nawe ngo akomeye. Arakomeye. Hari igihe nkishaka ashatse mfite imyaka 16, nari nzi ko umugore abana n'umugabo. Washatse ufite imyaka 16? nibwo washatse umugabo? Yego, ko kitabikurikiranye. Nari nzi ko umugore abana n'umugabo bakagira umuryango, nk'uko n'umukobwa udukurikiye nawe afite bije avuga ati ningera mu rugo rwanjye. Nta muntu ujya uteganya ibibi, umuntu apangira ibyiza. Narasabye Imana urubyaro, irarumpa, impa abahungu 3 turayishima, ariko yabampaye mu rugendo rukomeye cyane. Rwari urugendo rukomeye. Hari igihe ubundi hari nk'igihe ujya kumva ngo runaka yapfuye urupfu rutunguranye. Burya ntabwo ruba rutunguranye, ahubwo ruba aba yaragiye rusimbuka nyine, igihe kikaba ngombwa ko, igihe kikagera bikaba ngombwa ko Imana imushora. Hari igipapuro mute kitari ngombwa nabazaniriye. Iki ngiki kisi ngombwa. Icyo ni icy'ubuso bw'ikibanza, ariko bagomba kuhagabanyamo. Si ngombwa ko mucyerekana. Icyo cy'amasezerano. Cy'amasezerano. Yego. Kitubuze kugifotora umuntu akinyuze ku kiganiro. Anacyerekana ariko nta kibazo. Abantu banakirebe. Kirakibereka batagira ngo ni ibyo turi kugera, kandi nimba nta nazo zirimo. Reba nawe bitemewe kuri kamera. Hano hari nimero y'indangamuntu hafata. Ufatana ari nimero y'indangamuntu yawe. Oya nta kibazo, mba numva. Wafata ntabwo babyemera. Ntabwo ibi byose nabiteganyaga, ariko biba ari nk'ibimenyetso byo kugira ngo twereke abo twatakiye mbere bakatwirengagiza ko tutabeshyaga. Abantu babone ko ari ibyanyabyo. Atari inkota. So nkwerekana muri kamera turebe. Reka ndeba hari nimero y'irangamuntu. Ni hejuru mu bice byo hejuru gutya. Yego. Yego.
ubwo wenda abantu bari kureba uru rupapuro ni rwo rw'amasezerano y'ikibanza cyakobwe Nyiranshuti Sandrine. yego Abantu benshi bari bafitiye amatsiko yacyo no kukireba nicyo. urabona ko ari ibyanya Ababishaka umuntu araza no kukibohereza kuri WhatsApp. none areba no mu nyandiko biriho. Urabona ko mu nyandiko urabona ko yishyuye miliyoni. Numva wanabibwira abantu nyine bakabyumva batagira ngo ni imitwe. Reka mbasomere aya masezerano y'ubugure bw'ikibanza ngewe Mukaruharage Concessa. Amazina y'abandi ntayashyiremo n'indangamuntu. Ntari amazina nari ko umuntu bakiguze ntari. Indangamuntu nayo. Indangamuntu niyo itajyamo. Yatangiwe Kamunyirunda agurishijwe ikibanza na Nyiranshuti Sandrine ufite indangamuntu runaka yatangiwe Gasabo. Icyo kibanza gifite UPI imeze gutya na gutya. Ikibanza tukiguza amafaranga 3,000,000 akaba yarampayemo 1,000,000 ku itariki 7 z'ukwezi kwa 5 2025. Andi 2,000,000 azishyurwa ku itariki 30 z'ukwezi kwa 6 2025. Sandrine ufite angahe? Ufite angahe? nayo mfite ayo nari itariki 10 umunsi ni 20 mwana Kuri 20 ubu ngubu bwanakeye. Urateganya se kuba yakura he noneho twinjire mu kiganiro neza? Twinjire mu kiganiro neza twibarize. Tuganire neza. Aya mafaranga 2,000,000 arabura iminsi itarenze 5 n'itanu. Oya arabura ukwezi. Arabura 6. arabura ukwezi Arabura ukwezi. Umunsi turi ku itariki nuko ngo ni 30 z'ukwezi kwa 6. Kandi turi ku itariki ubu turi mu kwa 5. turi mu kwa 5 tariki 23. Ubwo arabura iminsi 37. Yego. Sandrine iminsi 37 usigaye urateganya gukura he miliyoni. Bwira nyine plan yawe. Dore ko wari muravuga ati mfite ikibazo cyo kwacura no kunaba nasorwa naho mba. Ikibazo cy'ibintu byinshi bigiye bitandukanye biti. Rero biragoye. Njyewe nari nyizeye ni muri banke. Aho muri Copedu waha Abanyarwanda benshi rwose bafite credit. Si ikibazo kuba bafata credit. Ariko njye bansabye ingwate ya tini namba imaze amezi 6. Yego. Ntabwo nari mbizi rero ko barindira imaze amezi 6. Kandi njye nabanje kukurebesha konte kuko niyo naba mfite 20,000 njye mbibitsa muri Copedu. Rero barebye kuri konte kuri banki yanjye uvuga ati dushingiye ko ari iyi banki yonyine ukorana nayo. Ntabwo twakwima inguzanyo. Genda ukore budget y'icyo uzakoresha amafaranga. Yego. Ye rero naraje ntegura ko amafaranga nzayagura ubutaka ariko banki ni nabwiye ko nzacuruza. Kuko bo ntago iyo ari ay'ubutaka ubaha icyangombwa cy'ubutaka. Ariko ubwo butaka ntago bwujuje mezire. Yewe nari nabikoze mu buryo bwo kwiyeranja nk'umuntu ushaka kwirwanaho. Nabonye abantu bari kunseka ndi kuvuga ukuntu nagiye nsohorwa mu nzu. Mu gusohorwa mu nzu kwanjye nasengaga Imana mvuga ngo nungirira neza nanjye nzakora uko nshoboye Mana mu maboko yanjye mve mu bukode. Rero banki y'inyemerera ikamizo 5,000,000. Iyo nza kuba mfite tini namba agiye bya tini namba imaze amezi 6 nibyo ntarinzi. Abantu bari gushiduka ndi gushima Imana. Kuko nkunda ikintu nanjye kivuye mu maboko yanjye. Siko byagenze rero. Byarangiye tini namba ntayo mfite. Numvaga ko kubavuga ngo Copedu itanga amafaranga y'abadamu bakiteza imbere. Nanjye numvaga ndi muri urwo rwego byanze bikunze ni amafaranga yishyurwa gahoro gahoro. Iyo nzira yo kuyasaba narayitangiye kera ngifite restaurant mu Kiyovu. Ari naho mwambonaga ndi kurira mvuga ngo restaurant yanjye yarahombye. Ntabwo byakunze rero. Uyu munsi wa none nta hantu na hamwe nizeye uretse kumwe wakwizera Imana. Noneho ikintu cyambabaje kikantera agahinda kurushaho nuko naje no kwiyambaza abavandimwe. Urabona umuntu ashobora kuba afite ubukwe mwene so afite ubukwe agakora urubuga mukamutwerera. Umuntu ashobora kurwara agakora urubuga mukamufasha.
njye nakoze urubuga rw'inshuti zanjye inzira zose mbonye zanjye. inshuti zawe zose yewe nta n'umwe usimbutsemo apfa ko ari inshuti afasha abantu bose ufite kuri telefone Oya, ni inshuti phone ziwe. namba na N'ubundi izo nshuti ntabwo zawe. ngewe nzi guhuriza abantu ku rubuga, munyihanganire ntabwo nagira ubuntu bwo kwiga, ariko nabonye ubimfashamo. turangije dukereye urubuga rukimara abantu batangiye vuga ati jye natanga 10,000 ndetse natanga 20,000. Ndumva ntabwo ari ibintu twari twihereranye. Nibwo Bosco Impa yahise avuga ati twabwirwa n'iki ko atari ibinyoma. Ndamubwira Bosco nca nyuma kuri telefone ye sinjya mbeshya, waciye mu gikari ambwira nabi cyane ngo dusubirize ku rubuga. Ndagaruka ku rubuga arambwira ati dushakire icyo gipapuro cyo kwa noteri. yego Igipapuro rero naragishatse. Urumva hari ukuntu wiyambaza abantu ubona inzira zose zanze kuvuga ati byanze bikunze niba batabikorera njye bazabikorera abana banjye, niba batabikorera njye bazabikorera Imana nsenga. Kumva nyine wifitiye icyizere. Abantu bararefitinze bava ku rubuga ariko ntabwo bavuyeho bose. Habonetse abantu bagera muri 3 babasha gutanga 300,000. Rero 300,000 twabyifashije n'undi twifashije kugira ngo tujye kwa noteri. Ntabwo wari guhagurutsa umuntu ufitiye amafaranga angana gutyo ngo mugende kwa noteri, ni guhagurutse n'abakomisiyoneri. Uko biri kose rero ngewe nabonye mwarabyize ibintu birebire, ntabwo ari birebire. Ngemenyereye umubabaro, ntawe mfite nteri muwe n'uyu n'umwe uretse ijuru. yego Gusa kandi nkanagaruka nkibuka ko hari abantu twabonye bavuga ati turarembye, nanjye nawe mfite 5 nkaguraho 2 ngafasha. Ubwo bufasha tuba dusaba natwe twarabutanze. Aho guhita usanga bamwe bafashijwe aribo bari kugaragaza ko usaba wadakwiye gusaba cyangwa se urira adakwiye kurira. nibo wa mbere abanza kwimiraho umuntu itaka. Nta muntu udasaba ntawe uzabona, ntuzigera umubona. Ariko nzi ko ntawe usaba yishimye, ntawe usaba yishimye. Niyo mpamvu nagiye ku rubuga ngasaba biranga. Ntabwo nari niteze kuza kuri kamera mvuga ngo byancanze. Namwe sinari bubahamagare nuko mwabikurikiranye mukabona birimo amarira menshi bikaba byabateye kunsura. Ariko ndumva nibitanakunda Imana izaguma yitwa Imana. Ariko abantu be kubigira ibintu birebire. Abantu kuki bashize mu mutima w'urukundo? Ese kubera iki? Ese bo bazaca he basaba? Baracyasaba, urugendo rwo gusaba rurakomeje. Hari n'abo nzi baca ku ruhande umuntu akamubaza ati ariko Sandrine ni muntu ki? Uriya mubyeyi watawe uri kumwe n'abana ni muntu ki? Akamubwira ati ntureba se ko asa neza? Nyine ni umuntu arahakora iki ntacyo. Ati se wakwakira 200,000 ukamumpera? Ati reka data ahubwo bimpengeyo ninjye uri hanyuma yiwe. Kandi ari umuntu bagize ute bari banyuzeho bari batumye ati utugereye kwa Sandrine. By'umwihariko rero hari n'igihe n'umuntu akenera na nimero y'umuntu basi ngabe yanamuhumuriza akayibura. Reka nimero nyitanga ariko ndazi ko muri bunayipininge. Nimero yanjye ni 078 05 86 044. Birashoboka ko utabona ubwo bufasha bw'amafaranga ariko ukaba wanampumurizwa uvuga ati twabonye banavuga ati Imana yanyishyuriye 10,000 miliyoni zingahe. Ndabizi neza ko iyo uri mu kibazo nk'icyo ugahura n'abantu bakubwira nabi gusa uratentebuka ukanga ikiremwa muntu. Ariko usubizanye neza ngo bihosha uburakari. Ndabizi neza ko abantu bose atari babi, ntabwo abantu bose ari babi. Kandi ntabwo ndi umunebwe, ndi gukora, mfite YouTube channel yitwa Duhinduke. Ntera telefone nkayifatisha ikiganiro itagira telepi amaboko aba yanahiye.
ubwo nicyo Justin kiganiro ntukadusetse mugiye mwana, jya kumbwira utubabarira. ngo none se nta terapi afite oya nta terapi agira, nta mikoro, nta mikoro uratuvuna madamu oya hari n'ubona mfashe izi mikoro zanyu akagira ngo wagira ari ngo iyawe. ni izawe kuko abantu ntabwo bakwerekwa ibintu byose Eh. ariko ni ukuri twabonye abantu bakorera umugisha ku bandi, ni ukuri pe umuntu uzi neza ko azi Imana cyangwa se hari aho yamukuye ntagaseke mugenzi we ababaye. Isi ntabwo isakaye, isi ntisakaye. Ngiye mbaye ndi umusiribateri ntagira umwana, nta n'uwambona ahangaha ndira, naba ndizwa n'iki se ko inda yanjye itananira. waba uri hehe Sandrine? uravuze ngo wagusubiza ubukobwa ntiwabyara Ntabwo ariko bimeze, ntabwo ariko bimeze. Kuruhana abana bitandukanye no kuruhana inda yawe yonyine. Sandrine, tugane ku musozo w'uduha abantu nimero ya telefone, mbwira abantu ko umuntu yifuza guha Sandrine no kumufasha anyure kuri nimero ye ipininze ku kiganiro yanayivuze. Kandi ikindi abantu batagomba kurengaho, dusigaje ukwezi n'iminsi 7. Ntabwo bivuga ngo abantu batagomba kurenga. Njyewe reka mbaho umukoro. Sandrine, hano hari abantu badukunda, hari abantu badukunda, hari abagabo badukunda, hari abana b'abakobwa badukunda, hari abana b'abahungu badukunda. Abantu mushaka gukorera umugisha, ushaka gukorera umugisha kuri Sandrine, abana be bakagira ahantu barara, cyangwa se bakorera umugisha kuri mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Abana ba Sandrine bakabona aho bajya bava ku ishuri, dore ko biga mu ntara hatuye, bakava mu ishuri muri ibyo bigo bya leta, akaza akicara mu rugo akabona hari icyo kijumba wenda nayo mateke, biramutse byabonetse kandi nabwo Imana yatanze iyo mana. Kuko rero uwo mugisha niko Imana igenda igira ikikora. Ariko buriya hari ikintu nakongeraho, n'iyi miryango tuba twarashatsemo ijya tureba yigaye. kubera iki? umuryango aba ari ikintu kinini, ariko ugasanga abana babaye ab'umugore, abana bakaba ab'umugore. Biteye agahinda. ukaba utabona uwo ubwira, ukabura umuntu utakira mu muryango mugari. Birashoboka ko ibi ngibi nshobora kubikora nzi ngo ni njye njyenyine uri kubyikorera, ariko n'umuntu uzi neza ko afite famiye yirengagije agerageza ayitekereze, kubera yuko ntabwo biba ari byiza kwirengagiza. Navuga ngo ni nko kwirengagiza amaraso yawe. Murakoze cyane abantu badukurikiranye, Imana ibahe umugisha. Reka mwibarize ikibazo kimwe. Uri gukora groupe, sinzi ntabwo hari igeze akigarukaho muri groupe yawe. Muri groupe yawe hari ikibazo cyaje kuba cyavamo, aho mu bantu washyizemo waje kugaruka kuri Jackie ko yaje akagutenga ari umuntu wasengeye cyane, ndetse ariko nkongera mwibaza kuwo bita Pastor Mutesi, we yarakubwiye ati uri umusazi. Yavuze ati uri umusazi nyuma yuko ukoze kiriya kiganiro n'amarira menshi. Yigeze basi aguhamagara kugira ngo agusabe imbabazi, avuga ati nabonye ko nakubabarije umutima, basi ndagusabye mbabarira kuko nakubabaje? Urumva Mutesi ntabwo asaba, ntabwo ntekereza ko nta n'ubufasha yigeze Mutesi ntabwo kuri social media, ntabwo nta bufasha yigeze akeneye. Je niwe utabizi, Kakane yagiye hose kwifuza muri Kakane hospital ku mafaranga yawe cyangwa asabira abarundi kazi amafaranga se yasabiraga kujya inuza kubwiwe. Noneho rero nimba ari ibyo Imana yaba ari iya Mutesi gusa, ntabwo twebwe yabitwumva, kuko ntabwo Imana yareba amagambo Mutesi yambwiye. Kandi kuko Mutesi ashobora kuba afite rezo mu rundi ruhande, bitewe n'uko nagerageje gutanga ubuhamya bw'ibimbayeho, yewe bigera naho bigera mu nzego z'ibanze, ibintu asanga kuko ibikomere mvuga ndabifite. Ariko hari aho yanyandikiye arambwira ati ntabwo natera inkunga ibiganza, ntabwo ngushyigikira ugura inkota yo kunyica. Gusa nzi neza ko ntari umwicanyi. Ni uko ngo Mutesi yari afite ubwoba bw'uko ushobora kumwica.
ngo ibiganza bimutera inkota ntabwo yabitera inkunga. Ni ijambo rigaragaza umujinya mwinshi n'urwango n'uburakari ariko agufitiye, ntabwo yakabaye amfitiye urwango, ntiyakabaye amfitiye umujinya kuko nanjye ntabyo mufitiye. Umuntu byanze bikunze wamushyize muri gurupe ni uwari uri gukereya gurupe, nimero ye ndayifite ariko urumva njye ntabwo nari butinyuke kuyishyiraho. Yego. Ntabwo nari buyishyireho kuko bivuze ngo wowe wahaye ngo akereye gurupe niwe ushyizeho na wamushyizemo. Ariko wamushyizemo ngo agufashe kuko Mutesi akunda gufasha abantu benshi. Birashoboka ko umubafasha wenda agiyewe atashyiramo ariko nta nubwo yakabaye anyanga kuko kugeza ubu ndaciriritse kuri we. Reka twibaze none, reka mubaze ko washyizemo wenda umuvandimwe yashyizemo Mutesi, Ferdinand bigeze bamushyiramo? Ntabwo mbizi kuko ntabwo nabashije kugenzura ngo ndi abantu bose bari ku rubuga, ariko kandi kuko yahise yandika ku kanya mesaje ikabonwa n'uri gukereye urubuga agahita ayifata akayiyoherereza wenda kugira ngo ibitasi bamaye ibe nk'igihamya cy'abantu bashobora kuvuga ati muri kumubeshyera, ariko byagaragaje kamere itari nziza nk'umuntu w'Imana. Nta kibazo ariko narabyakiriye, bigaragara ko atari umuryango nyine nakeneramo inkunga. si abantu watabaza uramutse ugize ibyago cyangwa se ugize icyo ukenera. Erega nuko abantu birengagiza, byanze bikunze uyu munsi Mutesi ahuye n'ikibazo gikomeye yatabaza. Nta muntu, hari ibintu utifasha pe. Oya asanzwe atabaza, yagaruka agatabaza. None se ubazaca he yarantutse kuriya? Ubu ndamutse mubonye nanjye ari gutabaza ntabwo wamufasha. Oya njye sinamufasha se kandi ntamuruta, kandi twaranabonye ko gufasha bidasaba ubukire. Ikibazo ni amarira atunyarira yakurishije nk'umuntu w'umubyeyi agatuma urira bigeze hariya byose. byose nta kibazo byaraje nyine binkomanga umutima, ndavuga ati kubera ko wenda ari kumwe n'umugabo yakaba yatuje. Umugore burya ubana n'umugabo avuga neza. None wibuke ngo inkoni ikubita umukeba uyirenza urugo, ntuyirenza urugo. Wagira ufite ubwoba avuga ati ubwo Sandrine ajanga wenda muri gurupe akandika gutya, wenda umugabo ashobora kuba yabibona wenda agasabura ibyo mu rugo akayimukira umuntu babanye. Ariko none nkongera nkibaza, Mutesi wamye asabira abantu ubufasha. Mutesi twabonye afasha abana b'ahantu, Mutesi twabonye asabira abarundi, Mutesi twabonye asaba amafaranga yo kuri bwa Rusagara, Mutesi twabonye asaba amafaranga yo kwivuza kuri aka Kani Hospital igihe yari arwaye bagiye kumubaga. Mutesi wagiye kwa Bitangaza gufasha Papa Bitangaza. Yaba ari iyihe mpamvu yabonye gukoze groupe kugira ngo ubashe kwishyura ikibanza ubone aho utuza abana bawe, akavuga amagambo nk'aya kandi ukavuga ngo ni pasiteri? Birashoboka cyane, sinamurenganya. Nyine yanyeretse ko nta bushuti dufitanye, kandi jye namuhaye amahoro, natanze ubuhamya bw'ibimbayeho nk'uko n'abandi babutanga. Ikintu kikugwiririye uravuga, ariko nari nzi ko ari ibintu atafata ngo urumva. Numvaga ari njye ubabaye. Iyo utanze inkuru y'ukuri yakirira mwigisha. Numvaga nta gahinda we afite ari jye ugafite. Ntabwo nari nzi ko yambwira kuriya. Nabyo byabaye ibingwirira nanone, byiyongera mu gikomere, bimera nk'ibifashe igikomere birongera biragikomeretsa. Nabonyeho abantu bandika komenti ngo Sandrine ngo ngaho atari umusazi, ngo umuntu uririra umugabo w'abandi. Ariko mu by'ukuri ntabwo ndirira umugabo w'abandi, ngendezwa n'ubuzima ndimo n'abana banjye no kuba namunerekeje amaboko bandwanya. Urumva, twabonye abantu benshi bagiriye umugisha ku bandi. Kubera iki jye bamfungira amarembo? Ese kubera iki ari njyewe bumva bitabera? Mutesi ubifata nk'aho ari ukubera ko yari akugiriye ishyari kuko wari uguze akabanza utangiye gutera imbere? Ntabwo mbifata nk'ishyari. Birashoboka ko yanasubije atabanje kureba ibyo ari byo n'icyo urubuga bigendereye. Yakwandikiye muri inbox ariko yanyandikiye ku ruhande kuri telefone yanjye. Ntabwo mbifata nk'ishyari. Ageze ku bintu byinshi bikomeye bifatika bitatuma agira ishyari, ahubwo asa nkaho byabaye nk'ibintu yari abitse.
byabaye nk'ibintu yari abitse akavuga ati noneho mbonye aho bivugira. Ariko ntabwo nasubije byinshi, nahise mvuga ngo Imana iguhe umugisha. Ariko ko umuhanzi arambwira ngo hoshi hoshi n'undi munsi, ariko nta kibazo, ibyo si igitangaza. Mutesi yakubwiye ngo hoshi hoshi n'undi munsi. Erega biri aho muri telefone, ababikenera mu bisome. Ntabwo mbyitaho, yabiriho kuko wari uri gukereya gurupe yakoze screenshot yaje abyiyoherereza kugira ngo abinyereke namaze gutuza, yanze kubinyereka ako kanya. Ariko nta kibazo, ntabwo ari siwe watumye. Sando umuhanzi Theo Bosebabireba yararirimbye aravuga ngo ntawe bitabera nta n'uwo bitakwira, nuko bitinda kuza uri umuntu nk'abandi, ahubwo shikama usenge. Tugana ku musozo w'iki kiganiro, reka nibaze aka kantu, ariko nanagire ngo nibutse abantu bose, kanibutse Pastor Mutesi by'umwihariko mubwire ngo uretse nawe ubwira Sandrine ngo naho shingo ntabwo hatiza ibiganza bigize gute, hari abagufashije, hari abagutwerera mu gihe cy'ubukwe, hari abagize icyo bakora nawe mutumvikana kandi utafite n'icyo ubamariye, hari n'abagiye bakora kubera Imana. Iyo utabashije gukora ntukora ibintu nk'ibyo, gufasha ni umurimo mwiza n'Imana itangira ibihembo kurenza gutura amaturo mu rusengero, ko n'ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana ikunda imfubyi bapfakazi. Reka nibaze Sandrine. Sando, tugana ku musozo, n'iki wabwira abantu badukurikiye by'umwihariko, n'iki wabwira abakunzi bawe, nanone aribo bakunzi bacu, ari nabo bantu badukurikira cyane? Ikintu nabwira abantu cyangwa se abakunzi banjye, by'umwihariko bumve ko ngenda babaye, ariko ntawe nshinzwa umubabaro wanjye. Yego, nemera ko umuntu wese ajya agera mu bihe bimusharire cyangwa se atabasha kwakira. Umuntu wese ibi bihe bibaho rwose, nubwo waba urukomeye ugira ibihe bikakubera bibi ndetse ukumva wabivuga ukaruhuka. Ikindi nibutse abantu bambonye mu nkuru ya Mutesi na Feredina, babwire ngo njye ntabwo nkirizwa n'urukundo rwa Feredina, ubwo rwararangiye. Ikindi ntangarize n'abakunzi ba Mutesi cyangwa se abakunzi b'umuryango we, ntabwo nikizamugeraho ari kibi, ntabwo kizaba giturutse iwanjye, nta kibi mwifuriza. Biriya ni ibintu namaze kurekura, abantu be kujya babigarukaho bumva ko ari byo binteye umubabaro. Uyu munsi wa none mfite umubabaro w'ubuzima bwanjye n'abana banjye, kandi pe twabonye abantu b'umugisha, twarababonye bakorera umugisha ku bandi mu bitaro, kwa muganga, twarabibonye abantu basohowe mu mazu bakabona ababahumuriza. Sinibaza impamvu, ariko abantu bazicare batekereze kubera iki Sandrine iyo agaragaye afite umubabaro aribwo abantu bishima. ni ukubera iki wowe? Ngenda byibaza gusa, ariko nkavuga ngo niko umunyamugisha amera. Abantu baravugaga bati impamvu ni uko ngo washinyaguriye Pastor Mutesi, kuko muri iyi minsi biri kuvuga ko ari mu bukene bukabije, warangiza nawe ukamwishyira muri gopana agomba kugufasha. Niyo mpamvu abantu bavuga ati ntabwo agomba kurira, ahubwo ari gushinyagurira undi mwana nawe utari mu buzima bwiza, ahubwo nawe ubukene bubereye nabi. By'umwihariko iyo umuntu nyine akennye afite itungo riramugoboka, njyewe ntacyo mfite cyangoboka, ntabwo namushinyagurira. By'umwihariko abantu bajye babivuga neza, ntabwo icyiciro arimo aricyo ndimo, gusa nemera ko Imana ihindura amateka. Ndaciriritse pe, ariko mfite Imana, isaha n'isaha Imana yangirira neza. Rero ntabwo bakwishima ndi kurira, kuko burya umuntu ataraza ngo akwibwire ngo mfite ikibazo, ntuzahite ushyiraho akadomo ngo koko ngo afite ikibazo. Ntabwo Mutesi igeze aza ngo abwire abantu ko akennye, yababwiye ko afite ubukwe bunagenda neza. Ntabwo rero kandi pe
Imana yakoreye yagombaga kumushyigikira bikagenda neza nk'uko n'undi wese itarabikoreza nabimukora cyangwa se itakora bigakora n'ibindi. Ntabwo rero mpuza nawe, birashoboka ko wabyumvise nabi, ariko Imana yo mu ijuru ireba idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo, nanjye zangirire neza. Murakoze. Urakoze cyane. Yes, reka gusubiza nongere gwikaza mwifurize amahoro y'Imana muherereye hose ku isi. Niba uri mu gitondo mwifurize igitondo cyiza, niba uri nimugoroba mwifurize kugira umugoroba mwiza. Ngende wari nk'ibisanzwe uyu munsi nongeye kugira imisho kubana na mama Rafiki Sandrine, abenshi bamenye ku izina ry'umugore wa Feredina, ariko uyu munsi sinshaka kuza kubigarukaho cyane. Nje kubw'inkuru ibabaje n'ikiganiro uyu mama yerutse gukora kuri Carimwe, ndakibona ndavuga nti ngize amatsiko. Kubw'ubukene, ibibazo, kuba yagurishirizwa ikibanza kandi yarabuze uburyo bwo kugishyura, ndetse nkibutsa n'abantu bafite umutima wo gukora ko hari ibyiringiro ko nta giti cyatemwe cyakongera kigashibuka. Ijambo ry'Imana ryo rivuga ngo kunda mwene so nk'uko wikunda, kandi abantu bajya baca umugani ngo babiri bishyize hamwe ntawabashobora. Uyu munsi ninjiye mu kiganiro na Sandrine ndi Intoranwa TV kuri Nyako Duhinduke TV ndetse na Slim Jesus. Ngira abantu ngo ni ikiganiro gishobora kuza kuba gito ariko kirimo byinshi ushobora kuza kumva umutima wawe ukagwatiriza gufasha uyu mubyeyi. Murabizi ko Sandrine nta mugabo, wenda tuvuge nta famiye imuri hafi yo kuba yakitabaza uretse mwe, nanjye nk'umunyamakuru uza kwibagezaho. Ariko hamwe n'Imana buriya iraza kubigenza neza. Ku ikibazo cya Sandrine abantu nibaza kucyumva uko kimeze ndetse bakumva n'ibyo akeneye, abantu baraza kugira icyo bakora. Sando ndagusuhuje. Yego turabikirije. Umeze Sandrine. Abantu badukurikiye, Imana ibaha umugisha. Yego. Aho baherereye, mu by'umwihariko abantu bubaha Imana, abantu bamenye Imana, Yego. ndetse n'abantu baba barayibonye. Hari ukuntu umuntu abona Imana ari mu kibazo. Nibyo kuko watangiye uvuga ku kiganiro mperutse gukora, ariko icyanteye kukigarukaho, hari abantu twagiye tubona bamwe na bamwe bavuga ati umuntu aba yiriza. Hari naho nabonye uwitwa Jackie abigarukaho avuga ati ni ubukunguzi. Yego. Nyamara Jackie tumuzi nk'umugore nawe w'ibana, uri kurera abana wenyine. Navuga ngo uburemere bwabyo arabizi. Ikintu nge cyanteye kubona cyangwa gutera intambwe nkaba nagambirira no kuba nafata na kredi kugira ngo ndundarunda akazu, nubwo kaba ari ak'icyumba kimwe na salo. Mfite abana 3 ndera njyenyine banjye, ndetse n'abandi. Hari igihe ujya kubona ukabona umwana akakubwira ati singira aho kuba, ukamwakira. Ibyo ni umutima wanjye w'urukundo, mbikora nk'uwikorera. Yego. Ntabwo nateganyaga kugaragara kuri izi kamera mvuga gutyo cyangwa se ndira. Byabaye ngombwa rero ko ndira, kuko nafashe inzira njya kuguza banke. Abazi Copedu ni banke itanga amafaranga y'abadamu. Ugaragaza ibyo ukora bakakuguriza ukagenda ukiteza imbere. Rero birashoboka ko hari umuntu mbonye ari ubwa mbere. Nari mfite resitora
irahomba yego ariko ntabwo ndi umunebwe, ndi umudamu ukunda gukora, ariko hari igihe ukora ariko kubera uri umwe bikagaragara nkaho utari gukora kandi wakoze. Rero amafaranga naje kuyasaba bambwira ko bishoboka. Ikintu kimwe cyaje kumbera imbogamizi, nateye intambwe zo kuba nafata akabanza k'amafaranga make ahura na 3 miliyoni z'u Rwanda hano muri Kamonyi. Yewe nari namaze kwishyura 1 miliyoni, ntabwo nateganyaga kwicara ahangaha ndira mvuga ngo barahasubiranye cyangwa se bahateje cyamunara, kuko numvaga ko byanze bikunze Copedu igomba kunguriza nkakora nishyura gahoro gahoro. Tini namba rero yambereye imbogamizi, ibi bintu bimbabaje cyane. Ariko noneho burya ikigeragezo ntabwo ari cyo kibabaza, ahubwo bene so abo mubana mu murimo w'Imana, abakuzi, abo dukora uyu murimo umwe w'itangazamakuru, kuko ndetse n'abantu bataranyarukira kuri Duhinduke ngo bakore sabone, banyarukireyo babikora, Imana izabamugisha. Ndagira ngo mbwire abantu ngo ntabwo ndi umudamu w'umunebwe, ariko hari igihe ukora bikanga kubera uri akaboko kamwe, ntawe wereka, ntawe ugisha inama. Ni ukuri ndashima Imana ko kuba nayo nari nayabonye. Hari abavuze ngo mbese kuki utayafashe ngo uyahahishirize abana wishyuremo n'inzu. Mu by'ukuri kuba naravuye mu mujyi wa Kigali si uko nari impanze, ariko nabonaga ubuzima bwanze, ubuzima bwari bugoye. Bwo muri Kigali kufata expensive cyangwa se kuwushyiraho kuwutungiramo abana, abantu bazi kumva ko bugoye. Mbonereho gushimira abantu bagiye bamba hafi. Uyu munsi wa none ntabwo navuga ngo abantu bose barantaye, hari abampamagaye barampumuriza. Yego, ndi umudamu wanyuze mu bintu bikomeye, ariko kandi ntabwo ari njye gusa uca mu bikomeye, ndabizi ko hari n'abandi bari kugeragezwa. Dushobozwa na Kristo uduha imbaraga. Nicyo mubwira rero ngo ikigeragezo cyo ubasha kukibamo ucecetse, ariko iyo haziyemo bene so baragusonga. Nabonye rero Jackie abigarukaho akinira ku ifoto yanjye ndi kurira, ariko man nyine ntabwo byakagombye ko biriya byagakozwe n'umugabo, cyangwa basi bigakorwa n'umugore wahiriwe n'urugo. Ntabwo indushyi mugenzi wanjye ariyo yakankoze biriya. Jackie ari mu bantu nasengeye, ari mu bantu rwose nawe rega nawe bakeneye gufashwa. Gute wafata umudamu uri kurera abana nyine? Hari igihe yazaga akambwira ati Sandrine, abizi neza ko ntari bubone mu Minerval, akambwira ati mfasha dutakira Imana. Akambwira ati bagiye kunsohora mu nzu, mfasha dutakira Imana. Si uko abantu batadufasha pe, hari igihe umuntu akwishyurira inzu ukwezi kumwe, ariko ntabwo azahora kwishyurira. Kuba rero umuntu yabasha gutera intambwe uyu munsi wa none, hari naho wajya ugasanga no gukodesha birakunaniye. Tugasenga, Jackie nkamufasha kuririra Imana. Jackie wambabarije umutima, simbizi nimba nta muntu wigeze usaba wowe, sinzi nimba utarasaba, ariko pe njye nari ndi kurira mvuga agahinda kanjye. Kandi ikindi nari ndi kuvuga ngo ubutaka nibuboneka leta izampa umuganda. Nk'umugore navuga ko ndi umupfakazi, kuba ufite umugabo ntacyo akumariye, akazi ke niwe gafitiye umumaro. Aka kanya nta muntu wanyumva uretse umuntu w'umusingo mata. Nta muntu wanyumva ataraciye aho guca, cyangwa se ushobora kuba wararezwe na mama wawe ugakura ubona ukuntu mama wawe avunika, cyangwa se ukaba ugira umutima w'impuhwe byonyine ugakorwaho. Ariko hano tuba turi gutanga ubuhamya dukomeza n'abantu. Nibyo kuko ideni niririshyurwa, ariko narababaye ngibona Jacques avuga ari amagambo. Ikindi kandi ndagaruka kuri Bosco Empire.
Bosco yaravuze ngo ibi bintu nabwirwa n'iki nkimara gukora groupe yaravuze ngo ibi bintu Sandrine yakoze twabwirwa n'iki kari ukuri. Aravuga ngo genda utuzanire igipapuro kiri notifiye kivuye kwa note. Ikintu cyambabaje urubuga aruriho amaze guca abantu intege, narabyutse uko nshoboye mva hano muri Kamonyi njya gushakisha nyir'ubutaka, igipapuro ndagishaka, turagenda aranyemerera kiraboneka ndakimwoherereza. Ikintu cyanyeretse ko bigoye kugira ngo ubone umuntu kumva ko iki gihe. Yarabisomye araceceka. Akimara kubona ukuri yaracecetse kandi yagombaga kugaruka kuri rwa rubuga abantu yaciye intege akabasobanurira ko yabonye ukuri kw'ibintu. Abantu barareftinga bava ku rubuga barigendera. Nyamara njyewe reka mbabwire, abantu ni kwa kundi umuntu arwara abantu ntibabyumve, umuntu yasonza abantu ntibabyumve. Ntabwo nkitinya guhangana n'ibibazo, n'ubu nibansohora mu nzu nzashaka aho ncumbika. Ugeze ku rwego wumva ko bagomba no kuzagusohora mu nzu kugira ngo ariya mafaranga aboneke njye kuyatangamo ingwate. Igihe nari mfite icyizere cy'uko ngomba kubona kredi ya banki ihagaze muri 5 miliyoni. Ayo mafaranga bayaha abadamu, umuntu uzabikenera azajye kwibariza muri Copeto. 5 miliyoni nari nazibariye, ndavuga ngo ndishyura ikibanza cya 3 miliyoni, 2 miliyoni zisigaye nsabe ndundarunde, nsabe umuganda. Ndagira ngo ndazira ko nagize igitekerezo. Nta kamera ngira, nkoresha telefone. Benshi baciye inyuma barampamagara ngo kuki utayaguzemo kamera. Mu by'ukuri ntabwo kamera wayugamishaho umwana imvura iri kugwa. Twese dutekereza bitandukanye. Ikintu ndi kuzira, ndazira ko nagize igitekerezo kandi nkaba ntarabaye umugore ukundira aha. Jackie, warambabaje. Sinkubwiye ngo usabe imbabazi, wiherere uzisaba Imana yawe. Agakwiye no kuzigusaba. Ngende umuntu ndaciriritse. Sibyo? Ndaciriritse ariko Jackie biriya byose abikora agira ngo anezeze Mutesi, ariko nanjye amenye ko Mutesi ntamwanga. Oya se. Ntabwo mwanga ko ntacyo mpfa nawe. Ku buryo Jackie yakemera kubabaza kugira ngo akunde anezeze Pastor Mutesi. Nibyo bari gushaka. Kandi nzi neza ko ntawe uba wamutumye. Cyangwa ni Mutesi wamutumye. Ntabwo Mutesi yamutuma. Mutesi ntameze nk'abariya bose. Biriya byanabaye kuri Mutesi aribo bibayeho ntibabasha kubyihanganira. Ntabwo yabikora. Ntekereza ko ntawe uba wabahaye akazi. Ese ubwo n'urwango Jackie agufitiye? Sinibaza gufata umuntu wakurambitseho ibiganza kamusengera, ahubwo ntiyarazi ko tuzahurira kuri no mihanda. Ahubwo namuhindu wajyaga unamufasha no kugira ngo abone y'inzu kamusengera yabuze. Namusengeraga yagira n'uwasaba akamwumva. Hari ukuntu usenga ukavuga ati Mana, nshyiraho igikundiro ningira n'uwo nsaba anyumve. No kuba warira ukabona umuntu ukubwira Paul, mujye mumenya ko ari ikintu gikomeye cyane. Yego. Ari igihe twarize tudafite uduhoza. Yego. Mu bantu ibihumbi n'ibihumbi bidukurikiranye, simpiza umuhiga ariko ndabatangariza ko hatabura umuntu n'umwe umbwira ngo Paul. Mu bantu ibihumbi n'ibihumbi bakurikiye iyi video, ntabwo bose banyanga. Yego. Kandi nta nicyo nakoze cyatuma nangwa n'abantu bose. Umuntu arakwanga undi akagukunda. Ijambo ry'Imana atangiye vuga ni naho igiti cyatemwe cyakongera kigashibuka. Nukwanga urwanga ejo rwashira ugasanga nawe muvandimwe wawe. Kankubwire, bajya bavuga ngo abantu barahura, imisozi niyo idahura. Ushobora kwishyiramo umuntu ukamwanga kubera kutabuzi nyine destiny ye, amaherezo, amahirwe. Ntabwo uzi icyo Imana yamuteguriye, tazi situation ari gucamo. Ariko njye mba nifitiye icyizere. Nigirira icyizere kandi nkirinda gufata imitwaro yanjye ngo nyikoreze abantu. Yego, ndabizi neza ko hari abadukurikiye bari guca mu bikomere. Hari n'abagiye bampamagara bavuga ati Sandrine tuza,
hari n'abambwiye ati turi kunywa imiti y'indera kubw'urushako rubi. oya se Yego, umuntu akaba yarashatse nabi bikarangira ari kunywa imiti y'abasazi. nimba ari ikintu kibabaza ni urugo, urushako rubi, wowe utarahura n'urushako rubi sindi ukwifurije. Buriya ko umuntu agira byinshi ahura nabyo. Yes, agira byinshi ahura nabyo, kandi igikomere cy'urugo ntabwo gikira. Ushobora kwibagirwa ko warwaye, kwibagirwa ko washonje, ariko ntabwo wakwibagirwa ko wari ufite urugo. Cyane nkatwe dusigarana abana, uramureba nyine ugahita wibuka. Ariko tugashimira Imana ko iba yemeye ko tuba responsable w'ibintu byose. Umuntu arenzaho agaseka, udasetse warwara, utabyirengagije wahura n'ikibazo gikomeye. Ariko ndashimira abantu bambaye hafi, n'ubu nubwo bitoroshye, urugendo ni rurerure, ariko nzi ko Uwiteka turi kumwe. Nibwirira umuntu wicara agatera ibuye mugenzi we, isi ntabwo isakaye. Iri ntabwo ari iterabwoba mbabwira. Amateka y'umuntu ajya ahinduka, uwari hejuru akajya hasi, uwari hasi akajya hejuru. Nta mwana w'umuntu wakabonye mugenzi we ababaye ngo amwishime hejuru. Mu isi turi abashyitsi. Njya nicara nkabwira Imana ngo mbese ko mbona urugendo rwanjye ndugwijijemo umubabaro, kandi n'ubundi ntakurama imyaka myinshi dufite. Nkabati Imana, ni ryari basi uzandemera umunezero? Ni ryari nzaseka? Ese ni ryari nzatera intambwe nkabona ko icyo nerekejeho amaboko Imana igishyigikiye? Imana ikorera mu bantu. Igihe kimwe nigeze nyibona inkiza kanseri y'ibere, yari bikomeye. Ariko nyine baravuga ngo nta gahinda k'agasirimu kabaho, kandi ngo agahinda kamwe gashira kandi ari ibagara. Ntabwo bose babashije kwicara nk'aha ngaha ngo barire, ariko ndabizi ko hari abo mba ndi kubwira ngo mukomere. Hari igihe umuntu afata umwanzuro wo kwikingiranira mu nzu. Abantu baravuze ngo buriya ntabwo tugira ibyo dukora. Hari igihe ukora bikanga. Ntabwo uzafata 200,000 ngo ujye gucuruza ubitunze nk'umuryango uvuge ngo bizunguka. Nanone kandi ntabwo uzafata YouTube channel imaze ukwezi kumwe uvuge ngo izakubera umugisha muri uwo mwanya. Hari ibintu tubiba tukarindira ko dusarura, ariko kandi ntabwo bizaba bikomeye ngo duceceke. Kandi abantu ntibakabone turi gusangiza abandi ubuhamya ngo babyitiranye. Ndagira ngo nkubwire ngo hari amarira avamo umunezero, kandi hari n'umunezero uvamo amarira. Iki kintu sinzi nimba mucyumvise. Hari amarira avamo umunezero, ariko hari n'umunezero uvamo amarira. Hanyuma Sandor, reka nigarukire inyuma gatonya nkibarize kano kantu. Ijyaba ari iyihe mpamvu wumva ko abantu benshi bakunda gukina ku mubyimba cyangwa se kuvugaho ibitabaye, baba bagira ngo bumve ko bashimisha uruhande rwa Pastor Mutesi?